RPF ni demokarasi kandi demokarasi ihera imbere muri RPF, ntabwo ari ukuyijyana mu banyarwanda gusa, muri rusange mu gihugu muri rusange ihera imbere muri RPF. Umuryango w'abavuka abawurimo mu nzego zabo zitandukanye baba bafite ijambo ringana, baraganira ku bibazo bihari, bagashaka umuti bafatanyije, banatandukanye ku bitekerezo, ibya benshi bigahita, byaba bisaba consensus bikayitegereza kugeza igihe izabonekera. Nuko nguko RPF ikora, ni demokarasi imbere muri yo, ariko noneho no mu bandi. Niwo mwanya rero nakoresheje w'iyo demokarasi kugira ngo nanjye ndebe ko nagira amahirwe yo kuba nayobora umuryango ku rwego rwa mbere, ari rwo rwego rwa chairman. Ngira amahirwe make, sinabona amajwi yahagije, ariko nk'uko wabivugaga ijwi rye yararimpaye. Ukuntu naje kubimenya nuko mu gihe bari bamaze gutangaza ko yatsinze ayo matora yabaye chairman, n'abandi secretary general ngira ngo na vice chairman barimo kubarura noneho amajwi y'abakomiseri. Ni ahantu twahuriye gutya, aho ngaho twari twakoreye amatora nyine dusa n'abaruhuka. Ndamubwira rero mu rwenya ngo nyakubahwa nkijwe n'iyakare nari ngutsinze. Araseka rero arambwira ati ahubwo n'ijwi ryanjye nari guhaye uripfusha ubusa. So icyo ni icyizere yaramfitiye, ni iriya demokarasi twavugaga. Niko akundi we adaharanira yuko ngo byanze bikunze ari ugomba kuba chairman, oya, n'abanyamuryango baba bamuhaye icyo cyizere, rimwe na rimwe rwose babishyizemo n'imbaraga nyinshi cyane. Nicyo gituma rero ijwi rye yahisemo kuba yarima. Tugarutse rero ku byo naba naramwigiyeho, ni ibintu byinshi cyane, ni byinshi cyane mu kuri nagiye mubonaho. Icya mbere ni kureba kure cyane. Iyo atekereza, hari abantu batekereza ejo n'ejo bundi, agategereza ikintu cy'umwaka umwe, imyaka ibiri. We oya, abari mu myaka 20, 30 kujya hejuru. Ni nabyo byafashije u Rwanda mu kuri kuba twarashoboye kwikuraho turi, kuko iyo tugira za gahunda z'amezi 2 z'umwaka umwe z'imyaka 2, twari kugenda nk'akanyamasyo. Ariko kubera yuko bareba kure, imiryango igakinguka, byatumaga hazamo uko kwihuta. Icya kabiri, urukundo afitiye igihugu. Kubwabyo wigeze kuvuga kuva mu buzima bwiza n'ibiki akabuvamo ubuzima bwiza, abufite gutya mu ntoki, akaza akambara boots akajya mu ishyamba, hanyuma amaze no gutsinda intambara agakomeza gukora kwa kundi twakoraga. Abantu nta mishahara bafite, abantu nta kibafite, ariko agakomeza gushyiramo imbaraga, n'ibyo bitekerezo navuga bigakomeza. Ibyo nabimwigiyeho mukuri cyane. Ariko noneho hari n'ikindi kintu cy'ubutwari, ndavuga kuba bold, kuba courageous. Ibi mbibonera igihe twari urugamba rukomeje rwo guhagarika jenoside, cyane cyane hari ahantu twahuriye, turaganira, ndamubaza nese urugamba rumeze rute? Ati ruragenda, ariko ntabwo rworoshye. Twageze aho yabivuze mu rwenya ngo turimo kubatera amabuye. Kubera iki? Ati ibikoresho byatubanye bikeya n'amasasu yatubanye make, ndetse ubwo se amaherezo. Ati turakomeza, ibyo ntabwo biduca intege. Urugamba rurakomeza kugeza igihe jenoside yahagarikiwe. Urumva izo mbaraga umuntu aba afite ibikoresho bike, mfite abasirikare bake, ariko intego nuko ngomba gutsinda iyi ntambara kandi agakomeza kugeza igihe
ayitsindiye abenshi bafite n'ibikoresho by'ingeri zose bakabangira ingata. Ikindi namubonyeho icyo cyaranantangaje cyane ariko ngira ngo ni ubuhanga bwa gisirikare budasanzwe. Nuriya wari umugaba w'ingabo za leta y'u Rwanda icyo gihe watsinzwe yabyivugiye igihe yaramaze kuva muri Kigali yari iyo ngiyo za Rushashi hari abanyamakuru bamubaje tese bite cyagiye avuga ngo ni repli tactique yakoze. Bamaje uvuga iki kuri Kagame aravuga ati ni strategie, ni umuhanga pe mu bintu bya gisirikare. Nanjye ibyo ndabyemeza kubera yuko intambara nako urugamba rwo guhagarika jenoside rushigaje ibyumweru nka 2 cyangwa 3, hari abanyamakuru baje kumubaza hari Rwamagana niho narindi baganira byinshi cyane, nanjye nari ndaho ngaho ndimo kumva. Ariko ikibazo cya nyuma baramubaza ngo umuhanzi wafite ingabo zingana iki muri Kigali, uvuga ati bashobora kuba ari nk'aba ngaba. Wowe se ufite bangahe? Ati nanjye mfite nk'aba. None se ufite icyizere cyo kuzafata Kigali? Ati ndagifite. Ati watubwira n'igihe? Ati wenda nko mu byumweru 2 Kigali ishobora kuba yafashwe. Ndakubwiza ukuri yuko Kigali mu byumweru 2 yafashwe. Ku bwanjye nk'umuntu utari umusirikare byarantangaje cyane, ariko uko ngenda niga mu buzima naje kumenya yuko burya mu buhanga bwa gisirikare habamo imibare myinshi cyane ushobora no kuvuga ibintu bishobora kuzaba mu gihe kitari kirekire cyane. Hari byinshi cyane namwigiyeho, kwihangana, kwicisha bugufi, gukunda abanyarwanda, gukunda urubyiruko, gukunda umuryango. Ndavuga ari umuryango mugari wa RPF w'abanyarwanda ariko n'umuryango we bwite no kuwitaho. Hari byinshi cyane ushobora kumwigiraho, kandi nanjye namwigiyeho. Honorable murakoze cyane. Ngiye ibibazo byanjye nari nabateguriye byari ibyo, reka mu mwanya mugenzi wanjye twafatanyije kuyobora iki kiganiro ubu ndaza kugaruka basomera ibibazo byanditswe n'abari mu myanya y'icyubahiro. Ndabashimiye, murakoze. Namwe murakoze cyane African Boy. Urakoze African Boy. Ndetse twongere dushimire bwana Honorable Ambassadeur Abdul Karim Harerimana ku kiganiro cyiza n'uburyo muraganira neza. Mwatugeneye session ifite ubukire bwinshi, uravuga umuntu akumva arabikuruye, abavutse nyuma y'ibihe watugaragarije umuntu agasa nkaho abibona neza, urabyegereza. Waba n'umwarimu mwiza rwose Honorable, turagushimiye bikomeye pe, ndetse no kwitanga kuko aho muherereye aya masaha burije. Wakoze cyane. Nkaba rero kuri iyi session tugiye kugirana nawe mfite ibibazo byinshi, ariko ndabaza bike bishoboka kugira ngo tuhe umwanya badukurikiye. Mushobora no kuzamuka mukaka mic kuko ntabwo ambassador tumufite amasaha menshi cyane. Mwatangira mukaka micro mukaza kumubaza cyangwa se mukaba mwanamwunganira, ntacyo bitwaye, tukanacisha amaso abanditse kuri wall. Amakomantere arahari, harimo n'ibibazo. Njyewe ikibazo mfite gito, Honorable, mwatweretse uburyo umuryango wa RPF wavutse, uduha n'igihe nyacyo tariki 25 z'Ukuboza mu 1987. Ese umuryango RPF ujya kuvuka ushobora kudufasha ukaduha ishusho mu gusamwa kwawo? Urabona umubyeyi yasamye igihe cy'amezi 9, imbogamizi ahura nazo ariko akanga kavuka. RPF nkamwe b'abanyamuryango icyo gihe mbere yuko muvuka iyo tariki, nizihe mbogamizi mwahuraga nazo mujya nko kurekrita cyane abantu? Mwarateraga bakikiriza byoroshye? Ese ntabazaga bakongera bakavamo? Mwabyitwaragamo mute kugeza mugize amahirwe mubona umuryango ushinze imizi neza? Murakoze. Ni ibintu baje ikibazo cyiza cyane, ni ibintu mbese nabikubwira gute. Banzo namenye yuko burya mbere yuko RPF nyirizina ibyo ivuka hari amashyaka yarahari, hari inzego zari zihari zitandukanye hirya no hino, zose zitekereza ku Rwanda. Hanyuma rero igihe kiragera, bamwe baravuga bati ariko bamwe tubona
mufite ibitekerezo bya gikomuniste, abandi bafite ibitekerezo bya gikapitaliste, abandi bafite ibitekerezo bya cyami, abandi bafite ibindi bitekerezo, nyamara duhuje tukagira igitekerezo kimwe cyo kuvuga ngo target ni gushyira igihugu cyacu ku murongo. Ibyo byose tukabirenga, tukaba umuryango, ibyo ngibyo nibe byadufasha. Iki gitekerezo cyamaze kwemezwa muri gahunda rero, kuko kuri iriya tariki nibwo n'inyandiko nyinshi zagiye zisohoka, zirimo za code of conduct, uburyo abanyamuryango bagomba kwitwara, zirimo uburyo bwo kurukurutinga no gushaka abanyamuryango, abantu babyemera bakabijyamo, n'ibindi byinshi cyane. Ni kiriya gihe byatangiye. Kari akazi rero katoroshye. Mwagomba kubanza kwiyemeza uburyo muzabikoramo. Ubwa mbere ni ukubanza kumenya icyo mushaka mwebwe ubwanyu, turashaka iki, mukakimenya, mukakiyemeza, mukemera kucyitangira, hanyuma mukiyemeza kujya gushaka n'abandi rero batari hafi, kugira ngo umuryango nyine ukure. Ko umuryango nk'uko babivuga mu kanya ni nk'umugore utwite uba ushaka kubyara, ukaguka, ukororoka. Mu kubikora rero, intego ya mbere ni ukugera kuri buri munyarwanda wese ushoboka. Icya kabiri ni ukubikora mu ibanga rikomeye cyane kandi cyane. Icya gatatu ni ugushishoza uwo munyarwanda ugiye kubwira, niba koko ubona asa nkaho azakumva, wajya no kubimubwira ukamuhera kure kugeza igihe uboneye ko ashobora kukumva. Ntabwo wagenda ngo ati umunyamuryango tumeze gutya na gutya, ngo ufite igitekerezo cy'uko akumva kuri uwo munota. Oya, mwarabanza mukaganira igihe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, ndetse bikamara n'amezi n'atandatu n'arindwi n'umwaka, ukigerageza kugira ngo uwo muntu mushyiremo ibi bitekerezo, kugeza igihe uzabonera ko yabyemereye. Yamara kubyemerera, hari iriya ndahiro yari ikomeye cyane icyo gihe, kuko n'umuryango nyine ntabwo ari ishyaka byo kuvuga ngo batanga amakarite, batanga amabaji abantu bagenda bagaragaza ko oya, ni ukurahira gusa ko uzagira ibanga, kuzakorera umuryango, kutazawuhemukira, kandi ko noneho uhemukira uzahanwa n'undi mugome wese. Ariko icyo gihe ngira ngo igihano cyari kinakomeye cyane, kuko cyari icy'urupfu. Hakajyamo abantu. Abakada rero bagendaga hose mu bice bitandukanye bazi ko bibamo abanyarwanda, ngabo muri Uganda, ngabo za Kenya, ngabo muri Tanzania, ngabo Burundi, ngabo muri Kongo, ngabo na kure cyane yaho ngaho za Burayi, ndetse no mu Rwanda. Abanyamuryango barahazaga bakarikuritinga abantu. Nicyo gituma ubona ko umuryango wamenyekanye mu Rwanda, ndetse na Habyarimana amenya ko uhari, yarabimenye, ariko akabura aho ahera amenya abanyamuryango abo aribo, kubera amabanga nyine bakoreshaga akomeye cyane. Ni ukumva bashobora kuba ni uko byagenze. Hanyuma rero iyo umuntu yamaraga kumva neza umuryango, yahindukaga umuntu mwiza cyane, umuntu witeguye gutanga ibyo afite byose, uhereye ku maraso ye, uhereye ku mitungo ye, ukurikijeho ibitekerezo bye, umuntu wumva ko akuze akabyumvisha abana be, abana banjye rwose nimuhagurukire iki kintu. Ni uko nguko mbese muri rusange byari bimeze, ku buryo ziriya zitwaga za region za RPF zari zizwi n'abanyamuryango bazirimo, banakorera mu magroupe mato mato yitwaga serire, kugira ngo itaba nini, kuko ibaye nini hari ubwo amabanga yajya kumeneka mu buryo bworoshye. Bake hakabamo n'uburinzi bukomeye cyane hagati yabo, kugira ngo hatagira umuntu ubameneramo utari umuntu mwiza, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nuko nko byakozwe muri rusange, birimo urukundo, birimo umurava, birimo sinzi ukuntu nabikubwira, ariko byari ibintu mu kuri bishimishije cyane, n'ababikora ukabona babikunze. Nta mafaranga bakoreraga,
nta mishahara bakoreraga, nta byubahiro bakoreraga, ariko bakagira ubwitange budasanzwe. Yego, urakoze cyane rwose ambasada. Ni ibyo nashakaga cyane cyane, izo ngingo ebyiri usorejeho uti urukundo n'umurava. Ibi byose birakomeza kutwereka ubudasa bw'inkotanyi, umwihariko w'inkotanyi, uburyo muzi gukemura ikibazo kibagwiririye kigatuma mutabivamo ahubwo mukomeza intego yabahugurukije. Ibibazo nari mfite reka mbe mbicikirije hagati, ahubwo tunyaruke. Ndabona twatangiye kugira abazamutse. Ndamushimira Paul Felix na John Mugabo baje, ntabwo turi bubatindire. Tunyuze amaso abatwandikiye. Hari uwitwa Philpeli yavuze ati thank you for sharing such wisdom, your excellency ambassador Harerimana Abdul Karim. Yabashimiye. Hakurikiraho ndetse n'urubuga ndangamurage wavuze ngo umurage dukesha inkotanyi mbona ukubiye mu gukunda igihugu, ubukotanyi ni philosophy, ugukotana ni spirit. Muze maze nkakunda kw'intango y'ubumwe ariyo RPF inkotanyi yateretse abanyarwanda. Maze rero niba ukunda unkundira u Rwanda, niba unyumva umbungabungire u Rwanda. Turakomeza mu kanya n'ibibazo byabajijwe na Yuhi nyuma y'uko Paul na John bagize icyo bavuga. Paul, umwanya ni uwanyu, ambassador abawumva. Nagira ngo shimire mbere na mbere hobe Australia, African Boy na Kaneza mwatuyoboye neza. By'umwihariko nshimire umutumire wacu nyakubahwa ambassador Genda Muzi. Nagize amahirwe yo kuba gitifu Nyarugenge, ambera umuturage kandi amemtari n'umuyobozi. Ndavuga ku bintu nka bibiri. Icya mbere, experience twayibonye RPF n'abayobozi bayo, kandi nawe ari mu bayobozi yagiriwe icyizere kuva mu nshingano nyinshi. Ndamubaza rero ikibazo gisa nkaho cyihariye cyagaragaza nyine ukuntu we nk'umuntu bibona. Nyakubahwa chairman wacu akaba na perezida wa repubulika, uburyo yashobora kureba ibintu kure ndetse yanabivuga bigasa nkaho bidusiga twese, ariko nkamwe mwari mumwegereye, mbona by'umwihariko mu bantu bashoboye kumva ari muri benshi cyangwa se bakeya bashoboraga kumva ibyemezo afata. Yabivuzeho nko kuvanga ingabo, hari abantu batashoboraga kubishyikira, ikintu cyo gusaranganya amasambu abantu batashoboraga kubishyikira, ko bakeya b'abalidere nkawe bakabibona mbere, bagashyigikira bakajyana nawe muri icyo gikorwa, wenda abandi bagasigara nzira, tukazumva ubusobanuro bw'icyemezo gikomeye nk'icyo yafashe igihe. Experience ye ku bantu bagiye basigara batumvise, kandi twari twaratangiranye urugendo, uko kwihuta no kugenda gake, experience ye imeze ite, cyangwa se yatubwira iki ku bijyanye nuko kureba kure gusiga abandi, ariko nanone tukazabona resultat zikomeye cyane nyuma y'imyaka 30 cyangwa se 25 abyumva ati. Icya kabiri, ndabaza ku kintu kijyanye no guca bugufi. Mbona ku nkotanyi nyinshi uhereye kuri chairman ndetse akaba na perezida wacu, bugufi kandi uri umuntu w'umunyabubasha, uri umunyambaraga, uri umuntu wakoze ibikorwa bihambaye, ariko ukabona nanone uragera ku rwego rw'umuturage ukamutega ugutwi, ukamucira bugufi ngo wumve icyo akubwira mu matwi. Nyobora Nyarugenge nagiye njyana nawe muri city tour kuri yasuku mwavugaga, yifuza ko ibintu bihinduka, ndabizi narabikurikiye, ariko ukabona uko atanga amabwiriza, ukabona n'umuntu udasanzwe. Iki kintu cyo guca bugufi ku nkotanyi cyahererekanwa gite mu bakiri bato? Murakoze. Murakoze cyane Paul, ikibazo cyiza cyane. Nigize kubwira yuko mu bimuranga harimo kwihangana. Nanakubwiye yuko muri RPF ari demokarasi. Iyo icyemezo cyamaze gufatwa, abenshi bakakijyamo, ubu kiba cyabaye icyacu twese. Na wa wundi utari ugishyigikiye mu rwego rwa discipline nk'umunyamuryango, wa wundi tumaze kuvuga mu kanya wuzuye, umunyamurava, ufite urukundo, wumva
umuryango icyo ari cyo arakurikira, wenda atari yasobanukirwa ariko nk'uko umaze kubivuga nyuma akazabibona. Kandi wagira ngo wabaga unahari cyangwa wari unahari, nk'icyo wari utanzeho urugero kiriya cyo kuvanga ingabo no guhindura izina ubwabyo byonyine rive kuri RPA, Rwandese Patriotic Army, rijye kuri RDF. Hari abantu bari bafite amarangamutima bavuga bati akazina kacu rwose, akazina karwanya intambara, kazina kabohoye igihugu, akazina kahagaritse jenoside, bakumva kurivaho bitoroshye. Ariko chairman iyo yarebaga ubumwe turimo kuvuga, twafunguye imiryango ngo abavandimwe bacu twarwanaga ejo binjire muri zino ngabo. Kubahatirira izina bashobora kuba batarishaka, byaba bwa bumwe ntabwo twabushobora. Mu ngabo ntabwo byanagenda neza mu gihe zitari coordinated, mu gihe zitavuga rumwe. Nyuma abantu bagize baravuga ati ariko se siko bya bindi yavugaga, ubwo ni nyuma wenda nk'imyaka nk'itanu 8 10 abantu bagatangira kubona inyungu zabyo n'ibindi. Nuko nguko rero ushobora gutandukana mu bitekerezo ariko mugakomeza ziriya ngero zose watanze rwose. Ariko hakaba cyakiri nakubwiye cy'imbaraga n'ubutwari bwo gufata ibyemezo bya bindi, utareba gusa ko birashyigikirwa cyangwa ntibishyigikirwa, oya, ukareba gusa kiriya kintu dushaka gukora gifite akamaro, gifitiye akamaro abantu benshi, gifite akamaro abanyarwanda, akaba ari cyo ureba. Abandi rero nabo ntubahutaze ariko ukababwira ngo ikiriya nicyo cyiza, buhoro buhoro kazagenda bagenda babizamo kugeza igihe muzabigereraho. So nuko nguko Imana yamuremye kandi akanabishobora, yanabishoboye rwose, bigatuma ahubwo bimuha icyubahiro. Cya kindi sinzi ukuntu nacyita, na wa wundi wakosowe nyuma y'igihe kigufi akazasanga ariko wamugani ibyo yavugaga nibyo, kandi ari we wenda wakosowe, ari we wumvaga ibivugo adashaka kubishyira mu bikorwa, ariko nyuma akazareba yarebaga kure, burya icyo yakoze nicyo cyari kidufitiye akamaro twese. Hanyuma rero kuriya kwicisha bugufi, urabaza ngo byagera gute ku barimo kubyiruka uyu munsi? Birigwa. Hari abantu bashaka kukubwira ngo ibingibi biravukanwa, twese tuvuga turi kimwe burya, ariko muri bwa burere, muri kwa handi tuba twakuriye, bikagenda bidushepinga, bikadushyira mu nzira runaka. Dushobora kujya mu nzira mbi, dushobora kujya mu nzira nziza, ariko tukagira n'abantu tureberaho. Dufite igihugu rero gifite umurongo muri rusange wadufasha kwicisha bugufi, uri ku gihugu kitwigisha, duca mu itorero, duca mu nama zitandukanye tukabibona, ariko none dufite nabo tureberaho. Niba chairman wa RPF Inkotanyi, niba Perezida wa Repubulika yicisha bugufi, njyewe ndinde ushaka kwikuza nkigira igitangaza ko kwicisha bugufi ari byo bidufitiye akamaro. Ukegera umuturage wawe mukaganira, uri umuyobozi we, ariko muganire umwumve. Erega n'ubundi nawe atari uyu muturage se waba umuyobozi w'iki, w'ibiti w'amabuye. Ibyo bintu ufite, umushahara mwiza urimo gukorera, iyo modoka nziza urimo kugenderamo, ninde wayiguhaye? Si umusoro w'uwo muturage? Warangiza ugashaka kumukandagira? Hari kubyumva. Tubyumve rero abakiri bato, tubyumve natwe bakuru, kuko hari abakuru nabo usanga rimwe na rimwe iyo bageze ahantu bumva ko bageze ahantu baba indakoreka n'ibindi nk'ibyo. Tubyige. Aho kurebera ni igihugu cyose muri rusange, ariko dufite n'abayobozi b'intangarugero muri icyo ngicyo, tubarebereho, ariko dushyire no mu gaciro, tumenye yuko turi hano kubera abaturage,
ibyo dufite ko ari ibyabo nibo babiduhaye tubibubahire rero. Murakoze rwose bwana ambasada, nizere ko Paul musubijwe. Nk'uko mubibona ambasada, audience yiyongereye, tugeze mu bantu barenga 90, bigaragare ko bitewe n'amakontina amasaha atandukanye, hari bamwe bagiye babyuka muri Amerika cyangwa za Canada. Mutwihanganire rero umwe mubanye natwe rwose, mwabitwemereye kugira ngo baze kugira uko babaza. John Mugabo niwe ugiye gukurikiraho, ariko John twihanganire gato cyane tusome commentaire y'umuntu umwe muri, turajya tubavanga kwa kugira ngo tubahe micro, ariko tureba n'uwanditse muri commentaire. Yuhi wa kabiri yagize ati mu gihe jenoside yatangiye muri Mata 1994, nizihe ntambwe RPF yafashe ku buryo bwihuse kugira ngo ibashe guhagarika ubwicanyi, kandi nizihe mbogamizi ashyira muri entre parenthèse ngo military politiki mpuzamahanga yahuye nazo mu gihe cyo guhagarika jenoside? Mwamusubiza ambasada? Yes, murakoze cyane. Kiriya cyemezo rero kugira ngo kinafatwe burya nabyo ntabwo byari ibintu byoroshye, ariko cyagombaga gufatwa. Nk'uko nari nabivuze mbere, bari abatabazi bari bamaze gutangaza yuko bafashe ubutegetsi, ko amasezerano ya Arusha bayavuyemo, ko RPF ijya gushaka ibindi yakora, hanyuma batangira na jenoside, ndetse banayitangirira kuri sende ahari abayobozi bacu, ahari ingabo zacu barasa. Bituma rero umunsi ukurikiyeho icyemezo gifatwa. Ndibuka kuko ni inama nanjye nari nyirimo, ni imwe mu nama ngufi cyane zabaye za RPF ubuzima, ngira ngo kuko twahuye ngira ngo hari nka saa 10 za nimugoroba. Afande atugezaho muri make uko ibintu byifashe, umujyi wa Kigali atubwira n'uko byifashe mu rwego rw'igihugu hose, ndetse hari n'ibinyamakuru mpuzamahanga byari byatangiye gutangaza ko abatutsi bibasiwe, barimo kwicwa, za bariyeri ziri hose, ndetse hari n'umunyamakuru ngira ngo mpuzamahanga niba nibeshya wa RFI, yari uwa RFI cyangwa BBC, watangaje icyo gihe ko we ubwe yanyuze ku mirambo iri muri Magana, mu bice bya za Nyamirambo n'ahandi muri Kigali. So ariko umwanzuro urafatwa. N'uva mu bibazo muri iyo nama twabajije afande, kuko yari yabaje dore iyi niyo situation ihari, tubigenze gute? Hari inzira ebyiri, hari ukubyihorera gaceceka, hari no kugira icyo dukora. So turabaza gusa, ese ingabo z'abaziteguye tezo zihora ziteguye, zifite ibikoresho se ntibihagije, ariko byakora uko atari byo byonyine bikora, hanini hakora na ziriya tactique twavugaga na za strategie z'intambara. Umwanzuro rero urafatwa wa politike ko tugomba kujya kurengera abanyarwanda barimo kwicwa, ndetse na gahunda no guhagarika barimo kubikora, kuko no leta kuyihagarika yo gukomeza gukora ubu bwicanyi, kuko niyo bukoraga ikoresha abaturage. So icyo cyari icyemezo cya mbere, ngira ngo ntabwo ubwacyo cyahuye na challenges nyinshi cyane, kuko amahanga yararangariye ibindi byinshi cyane muri kiriya gihe, kandi bumva n'u Rwanda ari agahugu gatoya bashaka bamarane, ariko ni bakeya cyane bakoze commentaire zo kuvuga ngo amasezerano ya Arusha RPF yayishe, kandi uwayishe yarabyivugiye ko yayishe. RPF ntabwo yigeze iva mu masezerano ya Arusha na gato. Uwayishe yarabyivugiye, we ntibamuvuge cyane. Iyo yari challenge ntoya. Challenge yindi yaje gukurikiramo ni Abafaransa.
abafaransa nk'igihugu bafashe umwanzuro yuko baje kurwana noneho barengera iyo leta y'abatabazi yari irimo gukubitwa, ariko nayo ubwo ni mu minsi ya mbere turavuga tuti nabo nibajya ku ruhande rw'abicanyi nta kundi bizagenda, nabo bazahagarikwa, bazabuzwa kwica. Ariko nyuma baraje bari bahari, ariko no ku rugamba bamwe babaga bariyo, ariko basanga bitaboroheye cyane. Bigeze aho rero bashaka n'inzira bari bucemo, iriya yo gusaba noneho ko UN bemerera bakaza ngo kurengera barimo kwicwa, niko bo babyise, ariko mu kuri bageze mu Rwanda barengeye ahubwo barimo kwica. Ndetse murabyibuka n'afande bivuze kenshi ko bagezaho banavuga ngo ingabo za RPA nizikomeza ngo zinjire mu mujyi wa Butare, ndetse n'igihe zaganaga ku nzira ijya ku Kibuye nabwo bari babivuze, ariko afande aravuga ati nta burenganzira mfite bwo kubuza ingabo zacu kujya aho zishaka mu gihugu. Barakubitwa, bamanika amaboko, bava mu nzira, ariko bagumana ahantu kitwa agace kitwa ngo ni zone turquoise. Iyo nayo yari challenge mukuru. Indi challenge yabayeho ya rusange nuko abantu imini isi harimo na UN batahise bemeza ko kirimo kuba ari genocide. Turimo kubivuga n'amahanga amwe arimo kubivuga, ndibuka ko na Mwalimu Nyerere yigeze kubitangaza, ariko UN igasanga ishaka kubyirengagiza. Ariko igeze aho none yohereza intumwa mu Rwanda, iraza yibona ibirimo kuba rwose, aho yazengurutse hirya no hino, arangije atangaza yuko ibyabaye n'ibirimo kuba ari genocide irimo gukorerwa Abatutsi. Ariko challenge yari hari nuko byabanze gutinda. Indi challenge nuko ingabo n'ubundi zari zishinzwe ngo ni minuari ya mbere, zari zishinzwe kurengera abishwa, zari zishinzwe kugarura umutekano mu Rwanda, ntabwo zakoze akazi kazo, ahubwo umuryango w'abibumbye wari warazitumye, Security Council, yahisemo kongera kuzihamagara ngo izive mu Rwanda, aho kugira ngo zihangane n'abarimo kwica, ahubwo bazikuramo hasigara bake cyane. Ariko harimo n'abanyafurika bitanze, ngira ngo ejo bundi baherutse kuza mu Rwanda, bamwe muri bo kurureba nyuma ya 1994 bari bamaze imyaka n'imyaniko batari bagaruka mu Rwanda ngo barebe aho rwigejeje. Abo bakeya barasigaye, bamwe kubera ibihugu byabo, ni bake cyane basigaye ku izina rya UN nyirizina. Iyo rero nayo yari challenge nini cyane yatumye imbaraga RPF bagomba gukoresha mu guhagarika genocide ziba nyinshi. So nuko bino byari bimeze, izo challenge twabonye. Ariko na nyuma genocide nkuko ngira ngo African Boy yigeze kubikomozaho tukanabivugaho, challenge zari zikomeye cyane, zirimo kubona igihugu cyuzuyemo imibiri y'abantu batishwe na kolera, batishwe n'icyorezo icyo ari cyo cyose cya Ebola cyangwa ikindi, bishwe n'abaturanyi babo, bishwe n'abanyarwanda bagenzi babo. Imisozi yose iriho iyo mibiri, ni interahamwe zari zikiri mu pockets tumwe na tumwe hano, nuko n'abahunze batagiye kure, ari ku mupaka nanone muri metero imwe gusa, kandi bagifite umugambi wo kugira ngo bakomeze batere u Rwanda. Izo nizo challenge zabayeho, ariko nuko twabivuze zagiye zishakirwa umuti buhoro buhoro, kandi uza kuboneka, uranavura, abantu barakira.
murakoze cyane ambassador. Tugiye kwakira John Mugabo umaze akanya wazamutse. John, umwanya ni uwanyu. Nibutsa abadukurikiye, iyi ni space ntango y'umurage, ntabwo twahinduye umunsi, nuko twagize umutumire special, ni ambassador wacu muri Indonesia, ni bwana Harerimana Abdul Karim. Tumaze isaha imwe n'iminota 51 tuganira, arahari haraduha amateka, ibisubizo byuzuye ubuhanga. Mukomeze mutega amatwi, ariko utatangiranye natwe aze gusubira inyuma yumve space kuko twaye recordings. John Mugabo, umwanya ni uwanyu. Murakoze. Intango y'umurage naho be Australia turabashimira ko mwatuzaniye umutumire ukenewe cyane kandi uhuje n'ingingo turimo tuganiraho. Ndamukeje rero nyakubahwa ambassador Abdul Karim. Mfite ibibazo bibiri. Nibyo koko umurage w'inkotanyi nibwo budahangarwa bwacu nk'igihugu, ariko ubwo budahangarwa bukomeza kwatakwa nk'uko mubizi mwese, igishaka kwica umuntu cyangwa se igishaka kwanduza ireme ry'ubuzima bw'umuntu cyataka ubudahangarwa. Uyu murage rero wakomeje guhangarwa cyangwa se uracyahangarwa mu buryo wigishwamo uko utari. Kuvuga inkotanyi zifite ijambo inkotanyi, hari uburyo rikomeza gukoreshwa nabi n'ababangamwabo batandukanye, ndetse interahamwe ndetse n'abana bazo ku social media, amaradiyo atandukanye avugira hanze, ku buryo ubukotanyi babuha isura, bakabuha amateka. Iyo babuvuga mu banyarwanda bikumvikana cyangwa se bagashaka kumvikanisha yuko inkotanyi ni igice kimwe cy'abantu bahuje amateka, bafite uko basa nk'uko wigeze kubitubwira, ku buryo bifite aho bihurira cyane n'uko babyitaga mbere. Uribuka ko babitaga inyenzi inkotanyi. Hakabaho icyo kintu cyo kumvikanisha yuko inkotanyi, ubukotanyi ntabwo ari ubw'abanyarwanda, nubwo nibw'itsinda rimwe rifite amateka yaryo ndetse nuko basa. Icyo kintu turaza gusaba dusobanure se inkotanyi niki, inkotanyi niki mu murage, mu myumvire, kubera ko izi space ntabwo ari kenshi tuzigira platforms za social media aho tuganirwa bene aka kageni. Ikindi kibazo ndashaka kubabaza nyakubahwa ambassadeur, nabazaga nk'uko watubwiye inshingano zitandukanye wagiye ubamo mu buyobozi bw'igihugu cyacu, ubona cyangwa se iyo usuzumye urareba ugasanga umurage w'ubukotanyi umaze kwibyara ku gipimo kingana iki ugereranije mu gihe cy'amateka tumaze mu imyaka 30, kororoka k'uyu murage kurapimwa gute, kurapimwa ku gipimo kingana iki, cyane cyane turebye ku rubyiruko, kuko urubyiruko nibo mbaraga z'u Rwanda ruri imbere. Ngira ngo hari reka mbe mpini aho ngaho ninongera guhabwa umwanya tukomeza kubaza. Murakoze cyane John. Nibyo nk'uko bivuga, hari abantu bagerageza gushaka kumvikanisha yuko ngo RPF inkotanyi ari umuryango w'abatutsi. Iyo ni imyumvire yo guhera ku tariki ya mbere ukwakira 1990, abasore bamaze kwambuka ku tariki ya 4 buri buke, nako ku tariki ya 5 ngira ngo niba ntibeshye ukwezi kwa nguko tuvuga kwa 10, Habyarimana yatanze discours avuga ko u Rwanda rwatewe. Mu byo yavuze rero, yavuze yuko
ngo ni abantu bashaka gusubiza u Rwanda mu buhake, ati n'izina ryabo rirabigaragaza. Niyo politiki rero bageneyeho kugira ngo bagerageze kwangisha abanyarwanda umuryango wa RPF Inkotanyi. Abo ngabo rero baracyahari, urabavuze interahamwe zanze kuva ku izima, baracyarizo kugeza kuri uyu munota, nubwo bagenda bahindura amazina, we bakita sinzi za Pariri, ubundi bakiza za RDR, ubundi bakita za